Duherukana Kelly asatira ahantu Iriza yari yicaye, arangije apfundura rya cupa ryari ririmo aside, akomeza gutekereza ku byo agiye gukora anabishidikanyaho, ariko kandi akomeza amwegera gake gakeya. Hashize umwanya Kelly yisubiraho, ahita ajugunya rya cupa ryari ririmo aside. Iriza ubwo yumva ikintu kikubise hasi, umukobwa arikanga maze ahita ahaguruka arahamagara ati sheri nturagenda. Kelly ako kanya ahita yirukanka. Sano wari ukiri hafi ahita agaruka yihuta ati sheri ni ibiki uri kumena? Iriza ati nabyo, ahubwo nari nzi yuko ari weho, sinzi ngo ni ibiki byikubise hasi. Sano yabonye ibimene by'icupa hasi n'ibintu bimeze nk'amazi, arangije ati aside sigeze hano gute? Iriza ati aside y'iki se kandi? Aside ikora iki? Sano ati impumuro uri kumva ni iyayo, ahubwo ngwino itakugiraho ingaruka. Aramufata maze amwinjiza mu nzu. Sano ati guma aho ngaho ndaje. Yahise asohoka maze Mika araza ati n'ibiki numvise bimeneka? Iriza ati ngo ni aside, ahubwo ntusohoke ngo impumuro yayo igira ingaruka cyane ku muntu. Mika ati aside se kandi turutse hehe? Ninde wari uyizanye? Iriza ati simbizi, njye numvise ikintu kimeze nk'ikirahure kikubita hasi. Sano ati ni umuntu w'umusore wari winjiye ahangaha mu gipangu, ndasohotse mbona asimbutse asohoka yihuta, ahita yinjira mu modoka aragenda, kandi simubonye neza isura, gusa ariko ndibaza nyine impamvu yari afite aside. Yashakaga kuyikumenaho. Iriza ati ngo iki? Ayimenaho asambaza iki? Abantu b'inanga ko ntaziranye nabo, yaba nshakaho iki? Mika ati abantu se bakugirira nabi kubera yuko ari icyo mupfa? Umuntu yakureba gutyo gusa akakwanga nta n'ikintu rwose umukoreye, ubundi akakugirira nabi. Sano ati ikigaragara cyo ni uko yashakaga kuba yayikumenaho kubera ko yari akwegereye, kandi rwose ntago yaje nyinjira mu nzu, ahubwo ashobora kuba yari yaje kare. Iriza ati none se mu by'ukuri ko atayimennyeho bigenze uti? Sano ati wasanga hari ikintu yikanze nyine icupa rikikubita hasi agahita agenda, cyangwa se akaba biretse nyine ku bushake, ntawamenya impamvu. Natinze reka nigendere. Iriza ati uransize? Sano ati Mika se sahari? Iriza ati mfite ubwoba pe. Ubwo se nk'uwo muntu ko yari agiye kungirira nabi nanabimenye, nugenda arahita agaruka. Sano ati rega n'ubundi yaje mpari, gusa nyine wigira ubwoba nyine nagaragaruka pe. Ugume hafi ya Mika, niyagira ikibazo mugira mu mamagari, ntuhangayike nta kintu uba. Sano ahita agenda. Iriza ati rega aragiye, ubundi si uwo muntu arambaza iki? Mika ati ntawamenya nyine, gusa wigira ubwoba, nta kintu waba, umugabo we rwose arahari. Ubwo araseka maze ati nukuri biratangaje rwose kuba ndi kuvuga ngo umugabo wawe, kandi atari ko byahoze. Gusa ariko nyine na kera nari mbizi yuko muzakundana pe. Ese mbwira ukuntu yakubwiye ngo aragukunda? Ijoro ryanyu rya mbere se ryari rimeze gute? Iriza ati ariko ntukambaze ibibazo nk'ibyo ngibyo Mika, urumva ushaka yuko nzavamo se ubwo umugore ugira amagambo? Mika ati kandi koko sibyo. None se ko iwanyu bagiye kwimuka bikaba nta kintu bikubwiye? Iriza turagira ngo se bimbwira iki? Ngende mbabwire ngo mureke kwimuka, ahubwo ngize amahirwe bagenda ubutazanagaruka, nkamara ubuzima bwanjye bwose nongeye kubabona. Mika ati ese ko wahindutse? Barakubabaje ariko nyine barakureze kugeza aho ngaho ugeze. Wibuke yuko mama wawe yapfaga kugukunda akanakwitaho. Iriza ati sinabihakana Mika, mama nyine hari ubwo yageragezaga kunyitaho akanamvugira papa ari kuntuka, ndetse rwose nanatekerezaga yuko ankunda, ariko nyuma yo guhura nyine n'uriya mugabo papa Sano, nawe yahindutse mubi maze amera nka papa. Si we se wankuye mu rugo rwanjye mubwira yuko ntabishaka? Amagambo yavugaga se ubwangejeje mu rugo ntabwo yibuka? Banuka banyita ibyo bashatse, bakanyurira kuba barandeze, banambwira ngo nta bwenge ngira ngo niyo mpamvu iwacu bantaye, ngo ntibagaruke kunshaka. Abo babyeyi se ubwo nababazwa no kubabura koko? Nibagende rwose nta kintu mbakeneyeho. Mika ati bisa nkaho ariko hari ikintu rwose bari guhunga, kubera yuko hari ahantu mwabaga bashyize ku isoko rwose mu mwanya muto, batangiye no kugurisha ibintu byo mu nzu, kandi hari icyo nari natekereje. Mika ati nyine urabona yuko twese tuzi yuko iwanyu bakoze impanuka nyine muri kumwe mugatandukana gutyo, hanyuma nyine bariya bakagutoragura umeze nabi, ubwo bakakuvuza maze bakanakurera, hanyuma bagategereza yuko hari uw'iwanyu nyine wazaza kugushaka bagaheba.
biriya bintu biba ntabwo wari uhari, ariko niyo nkuru twabwiwe. Gusa ariko mba numva rwose iyo nkuru ituzuye. Njye ntabwo numva ukuntu habaye impanuka maze ugatana n'ababyeyi bawe, hanyuma ntibibuke yuko bari bari kumwe n'umwana, cyangwa se ugasanga wenda atari n'ababyeyi bawe mwari muri kumwe. Ubwo twageragezaga kubaza mama wawe niba yarageze ahantu impanuka yari yabereye nta kintu yabitubwiyeho, nahise nanibaza impamvu bagutoraguye ntibarangije yuko batoraguye umwana. Ikindi kandi buriya n'impanuka ntiyabereye hariya twakuriye, ahubwo mwahimukiye nyuma. Niyo mpamvu ntizera rwose iriya nkuru y'abariye abantu neza. Numvaga nyine mbere yuko mama wawe agenda wamubaza nyine inkuru ya nyayo. Iriza ati hanyuma si ibyo ngibyo nkabimaze iki? Mika ati nyine tukaba twanashaka umuryango wawe wa nyawo. Niyo ababyeyi bawe nyine baba batariho, ntabwo habura nyine undi muntu wenda nk'uvukana na mama wawe cyangwa se papa wawe, cyangwa se undi wese nyine wo mu muryango wawe, ku buryo uzabyara abana byibura ufite umuryango, kubera yuko ubu ngubu nta muryango ufite. Iriza ati ariko kugira umuryango ntabwo bisobanuye ko ari abambyaye. Sano na mama we nibagiwe na bashiki be nawe murampagije rwose. Njye nta bandi nshaka rwose, uwo muryango uruzuye. Izo nkuru ushaka kumva rwose njye sinshaka kuzumva, kubera yuko ndabizi neza yuko abambyaye batanshakaga. Niyo mpamvu nyine batigeze bagaruka kunshaka, kandi bari bazi neza aho twatandukaniye. Ntabwo nkeneye kumenya rwose. Mika ati ariko sinzi impamvu rwose abantu mutekereza ibintu bibi mutabanje kumva ukuri kose. Wenda nyine wasanga n'iwanyu baragushatse bakanakubura, cyangwa se barapfuye, ugasanga wenda none banahuye n'ibindi bibazo, urumva ko ari we ugomba kubashaka. Iriza ati njye ntabwo nkeneye rwose Mika, kandi ntukambwire ibyo bintu. Nyagasani ubwo Iriza ahita agenda. Mika ubwo yagumye aho ngaho atekereza cyane, ahita afata telefone asohoka arimo guhamagara. None se wari uzi kubishatse wajya gukora akazi mu mahanga, urugero nko muri Canada, Dubai, Katari ndetse na Poland? Wari ubizi se ko wakwiga mu bihugu bitandukanye nk'Ubwongereza, Cyprus ndetse n'ibindi byo mu Burayi? Noneho nko muri Canada ho hari inama izaba tariki ya 29 na 30 z'ukwezi kwa 9. Kano kanya ubu tuvugana ushobora kwita wapurayinga kuyijyamo unyuze kuri website yabo yitwa studyworkabroad.net, cyangwa se ukahita bavugisha kano kanya kuri nimero yabo 0788 21 26 11. Bahita bagufasha kubona ibyangombwa byo kwita uyitabira iyo nama, hanyuma wagerayo ugahita unatangira gahunda zawe z'akazi no gushaka ibyangombwa byo kuba wahita utura no muri Canada. Ibi ngibi byose kandi kubikora biroroshye cyane, kubera ko kampani yitwa Study and Work Abroad Expert Limited yaje ari igisubizo ku banyarwanda, kubera ko serivisi nyinshi bagira. Wishyura nyuma yo kubona visa, bakahita bagufasha kandi kubona ibyangombwa no kwiga muri Canada na Amerika ku nguzanyo, ndetse kandi iyi nguzanyo iboneka no mu bihugu rwose bimwe by'i Burayi. We bavugisha kuri nimero yabo 0788 21 26 cyangwa se nimero yo ku cyicaro gikuru mu Bwongereza agateranyo 44 74 26 42 20 22. Ubwo tugarutse kuri Kelly, yaragiye apareka imodoka hirya maze aguma atekereza, ubona yuko atishimye. Haciyeho umwanya ubwo tugaruka kuri mama Iriza ariwe mu rugo yasohotse yambaye neza, aba ari kumwe na papa Iriza kandi ubwo nawe yicaye hanze. Papa Iriza amubwira ati se kwambaye gutyo ugiye hehe? Mama Iriza ati hari ahantu ngiye ntago ndatinda. Papa Iriza ati nyine ni hehe? Urabizi ko tugomba kugenda ejo, wakaba irimo kwitegura kugira ngo nyine tugende ibintu byose biri ku murongo. Mama Iriza ati nyine ibintu byose biri ku murongo, n'abana nabavugishije, nihagira uboneka ashaka kuba yagura hano nibo bazavugana. Reka ngende ndaje gato ntabwo ndatinda, gahunda y'ejo yo irakomeje. Papa Iriza aramubaza ati ariko si ubwo ahantu ugiye udashaka kumbwira ni hehe? Mama Iriza ati nshobora nyine kubikubwira ugatekereza ibindi. Papa Iriza ati ibindi biyese kandi hambwire. Mama Iriza ati oya si ngombwa, ahubwo reka ngende kugira ngo nze kubanguka. Gusa gato ngo ariko nyine wa mugore yamamagaye arambwira ngo ashaka yuko twahura ngo cyangwa se nkagiwe nyine kumusura. Papa Iriza ati uwuhe mugore se? Nyina wa Iriza? Mama Iriza ati yego, yambwiye ngo ashaka yuko njya kumusura nyine tukaganira bisanzwe. Papa Iriza ati hanyuma se niho ugiye? Ariko ubundi abagore mugira ikihe kibazo? Turimo gushaka uko duhunga umuntu ariko arimo kugutumira iwe mu rugo ukemera. Mama Iriza ati ndarengana njye naho ngiye, nifitiye izindi gahunda ngiyemo, ntago ngiye iwe. Papa Iriza ati none se ugiye hehe?
ese ntabwo wumva uburemere bw'ikinyoma twabwiye uriya mugore? Twamubeshye ko umwana we yapfuye kandi ariho. Byonyine ageze n'ahangaha akagira umuntu baganira, yahita abimenya yuko umwana we ahari, maze akamutubaza akanatwaka za miliyoni. Mamiriza ati ibyo ndabizi ntabwo rwose ngiye iwe pe. Ese ubundi yaba twaka izo miliyoni mu biki? Twaramubwiye ko bazitwatse. Hagati aho ariko ndanibaza uko Iriza azabaho nitugenda. Papiriza ati hanyuma se uramuhangayikira waramubyaye? Ari kumwe n'umugabo we, basigaye bakundana kandi bameze neza. Wowe uravuga ukavuga na Iriza, ubwo se umuhangayikiye mu biki? Mamiriza ati yego sinamubyaye, ariko n'umwana wanjye kandi naramureze. Ikindi kandi nyine rwose numvaga yari akwiye kumenya ukuri. Papiriza tukwiye kuri se. Mamiriza ati nyine wenda mbere yuko tugenda nyine tukamubwira yuko nyina ariho, tukanamubwira nyine ahantu yamusanga, kubera ko rwose ibyo bintu ni ingenzi pe. Reka tubivuge maze duhite tugenda, n'undi ntabwo bazita ku by'amamiliyoni yabo, kuko nyine bazaba bahuye kandi nyine bazahura twe twanigendeye. Papiriza atari kuzi ko abagore nta bwenge mugira. Twabeshye umuntu ko umwana we yapfuye, ariko ushaka yuko tubwiza umwana w'ukuri. Ubwo se urumva atazahita avuga ngo n'ibya za miliyoni ni ibinyoma twamubeshye akazitwishyuza? Uharetse tukagenda neza ko n'ubundi Iriza adakeneye kumenya uwo nyina. Mamiriza ati ariko azabyara kandi abana be nyine bazakenera kumenya umuryango. Nubwo bigoye reka tubikore, n'ubundi twe turazinduka tugenda, nahana azadukura ngo atwake izo miliyoni. Papiriza atari ko se ubwo urakeka Iriza namubwira ukuntu twamureze azabyihanganira? Udakora ikintu nk'icyo ngicyo rwose ndakubujije. Mamiriza ati sawa nta kibazo reka nigendere. Hari n'abaza bagamije kungusha, hari nk'abaza bagenzwa no kuvuga gusa. Wowe ntugire Amasaha yakomeje guca maze ubwo bigera nyuma ya saa sita. Tugaruka kuri Sana ari mu kazi ubona yuko ahuze cyane. Lucas arakomanga ahita yinjira maze ati bimeze bite se mani? Sana ati ni sawa, maze iminsi nakora mani none akazi kambanye kenshi. None abakiriya rwose bari kumamagara ari benshi, sinzi yuko nanabafasha bose. Lucas ati bafashe nyine icyambere n'amafaranga, ahubwo nyine mvuye kureba wa mukobwa umwe papa wawe yacagaho inyuma mama wawe. Sana ati se ubwo byari ngombwa mani? Hanyuma se muvuganye iki? Lucas ati nyine kumugeraho birangoye, ariko namugezeho. Yabaye umugore mani ariko ntarabyara. Twaganiriye nyine mani mubwira ukuntu ibintu bimeze, mubwira ko akenewe nk'umutangabuhamya, agiramo nyine ubwoba. Aravuga ngo hanyuma se we nta ngaruka bizamugiraho, ubwo nyine musezeranyije yuko tuzamufasha. Sana ati ubundi kuki utambwiye mbere yo kugenda mani? Urumva nzihanganira kubona kuko umuntu nk'uwo nguwo wahemukiye mama? Lucas ati nyine uzabyihanganira kugira ngo papa wawe nyine ahanirwe ibyo yakoze. Ikindi kandi rega buriya umugabo nyine ucana inyuma niwe uba ufite amakosa, si umukobwa. Rero nyine agomba kuzatanga ubuhamya. Sana ati nawe akwiye guhanwa kubera yuko yafatanyaga nyine na papa gukubita mama. Lucas ati mani by'umugore bireke, we tekereza kuri papa wawe gusa. Ikindi kandi nyine yambwiye ko anafite ibimenyetso, sinzi ngo bimeze gute, gusa nyine arabifite. Yambwiye ngo tureke ntazagire mu rukiko, ahubwo nyine aduhe ibyo bimenyetso gusa, ariko nyine ngo ashaka amafaranga kubera ko afite ibimenyetso rwose ngo bihagije. Sana ati ibimenyetso se kandi bimeze gute? Lucas ati ngo ni video, ngo nyine papa wawe yamutegekaga gufata video arimo gukubita mama wawe. Izo video rero ngo aracyazifite, ntabwo nzi ahantu yazibitse, gusa ariko ndumva twamuha amafaranga nyine akaziduha. Sana ati hanyuma se ubwo kuziduha tutamuhaye amafaranga byasaba iki? Indaya ni indaya koko, umubaza yashaka tuyamuhe ubundi rwose aziduhe. Ndumva zaba zinahagije rwose mu rukiko. Lucas ati nyine ikiba gisigaye ni ukumenya ahantu uriya mugabo ari. Sano ati kuhamenya ntabwo bigoranye rega, papa Julie yadufasha. Ndumva ibintu byose biri kugenda bijya ku murongo. Hanyuma aho ibyo gushaka ababyeyi ba Iriza byo bigeze hehe? Sano ati njye nakubwiye ko nabiretse mani kubera yuko nta nubwo bakeneye kubabona rwose abo babyeyi. Nanabikoze yandakarira cyane kandi rwose sinshaka kurakaza umugore wanjye,
cyangwa se kuba nakora ikintu cyamubabaza. Lucas ati ntabwo kuba yavuze ko adashaka kubabona bisobanuye ko nawe ucika intege. Ibaza ariko kuriya mukobwa we yateze amatwi mama wawe atazi n'ibijya mbere hagati yanyu, agapanga kubahuza abizi neza yuko utaraza kubikunda ndetse utanakunda mama wawe habe na gatoya. Yari abizi neza yuko ushobora nyine kumurakarira, ariko yari abyirengagije akubwiza ukuri birangira wiyunze na mama wawe. Sana ati biratandukanye cyane. We yumva yuko ababyeyi be nyine batigeze bamukunda habe na gato. Luka, ni ukuri ntabwo nshaka rwose kuba nakora ibintu bizababaza Iriza, n'ubundi abayeho neza abo babyeyi be ntabahari. Lucas ati nta kundi gusa nyine ubitekerezeho. gusa wowe ntugira ishyari ry'ibyo maze kugeraho, wowe ndanagushimira byimazeyo, mvuga ibyiza unyeretse, ubushuti budafite uburyarya. Hagati aho ubwo tugarutse kuri Papa Sano yicaye hanze mu rugo kwa Papa Julie, ubona yuko arimo gutekereza ibintu byinshi. Papa Julie araza maze ati unyihanganire nyine hari ibyo nari ndimo, gusa nyine ntunguye no kubona uje. Nyuma y'ibikorwa by'ubugwari byose wakoze ko kuragarutse. Papa Sano ati ndakwinginze rwose witangira kumbwira ibyo bintu nk'ibyo pe, kubera yuko ibyo numvise ntabwo binyoroheye. Papa Sano ati ndakwinginze rwose witangira kumbwira ibintu nk'ibyo kubera yuko ibyo numvise ntabwo binyoroheye. Papa Julie ati ngufashe iki se? Papa Sano ati mpicumbi. Papa Julie ati icumbi ry'iki se kandi? Waragurishije se niwagura ahandi? Nta nubwo wagiye kuba muri hoteli cyangwa muri logi cyangwa se ugakodesha inzu yo kubamo? Erega wanagura n'indi nzu kubera ko amafaranga urayafite. Papa Sano ati ubu ngubu kundeba uku nta mafaranga mfite pe. Uretse amafaranga 20,000 mfite kuri telefone, nta yandi mafaranga mfite, kandi ayo ngayo mu by'ukuri nta kintu yamarira. Papa Julie ati nese uragira ngo ngufashe iki? Byose si we wabiteye? Papa Sano ati numvaga ari utuntu tworoshye nyine, ntabwo nari nzi yuko umuhungu wanjye yafata ibintu akabishyira ku rundi rwego. Nari ngiye kujya mu Bufaransa, nuko mpita menya ko ningera ku kibuga cy'indege barahita bamfata. Ejo bundi ku mugoroba ngiye gukora amafaranga kuri konti ya banki mfiteho, bambwira yuko ifunze. Ubwo nagerageje kubaza impamvu nyine konti yanjye ifunze, bambwira ko ari ryo tegeko nyine babahaye, ngo kubera yuko ndimo gushakishwa. Ubu ngubu nyine ndimo guhigwa nk'uwishe umuntu cyangwa se wagambaniye igihugu. Papa Julie ati umva nyine uko bimera guhemuka. Kuba umuhungu wawe nyine ari umwavoka, niwe mwaka wa mbere wahuye nawo. Yaragiye nyine ahantu hose wakenera serivisi abategeka nyine kutazigera baziguha, kugira ngo nyine ubanze wumve uburemere bw'ibyo wakoze, ubundi ugenda uhanwe n'amategeko. Ndi nkawe rero ngiye namanika amaboko maze bakamfunga. Papa Sano ati ukungana uko nk'uko ngiye nkajya muri gereza, ubwo se nkazavayo ryari cyangwa naba ngiye gupfirayo? Papa Julie ati hanyuma si ibyo ngibyo kutabitekereje urimo guhemuka byose ntiwabikoraga se nkubuza? Papa Sano ati uriya mukobwa yari yarandoze, nari nsigaye ndeba umugore wanjye nyine nkabona ni umwanda, mu by'ukuri nkumva atazamura amarangamutima yanjye. Ubwo azanye ibintu bya divorce rero, numva abana banjye nyine bazahita banyanga, nibamenye ibyo nakoreye nyina aba aribwo nyine mutegeka kubyishyiraho. Nari nzi yuko byarangiye mu by'ukuri, ariko ndebere nawe nyine umukobwa nakunze nkimubona Iriza niwe wabigaruye byose. Ahari wenda mu by'ukuri sinakabaye naraciye umugore wanjye inyuma ngo nanamufate nabi, cyangwa se nkaba naremeye amakosa yanjye mbere bakaduha divorce atishyizeho ibyaha byanjye nakoze, ariko byose narabyangije. Gusa ariko nyine ibyo ngibyo si ikibazo, ahubwo byose byapfuye umunsi Iriza nyine aza mu biro byanjye nkamukunda. Iyo namukunda ntiyari kuzaza mu buzima bwacu ngo tume byose bijya hanze. Papa Julie ati ni kuriya byagombaga kugenda, kubera ko nyine Imana yabonye nyine uburyo yababaje uriya mugore, ubundi yohereza Iriza kugira ngo nyine ukuri kumenyekane. Ariko se reka nkwibarize, inkuru numvise ngo washaka gufata Iriza ku ngufu ni iza nyazo? Papa Sano ati sinzi uko nabikubwira, ariko ntuzandenganye mu by'ukuri, ahubwo uzarenganye Imana yo yaremye iby'inkundo. Uriya mukobwa namusabye iwabo maze baramuma. Nari mbizi neza yuko uriya mukobwa kandi Iriza adateze kuba umugore wanjye, kubera ko yakomezaga kuvuga Sano. Mu by'ukuri Papa Julie nta yandi mahitamo njye nari mfite
kuko numvaga mu by'ukuri nifuza byibuze kuba namarana ijoro rimwe nawe ryonyine. Ibyo ngibyo iyo biza kuba nari kumva ntuje nyine nkigendera, ariko ntabwo byabaye kubera yuko uriya mukobwa Iriza yaranyangiye. Nyagasani Papa Juliet, ariko se wa mugabo we, wumvaga nta soni ufite kuko kwifuza umukazana wawe? Papa Sana ati ntabwo ndi muzimerega, barandoze, narahindutse nyine mpinduka undi muntu wundi. Guhemuka rimwe ryonyine ubundi bituma uhinduka nyine umuhemu w'ibihe byose. Ubitangira byoroshye maze bikagenda bikura, ugakora n'ibyo utatekerezaga kuba wakora. Sinari ndi umugabo mu by'ukuri mubi wo kwifuza umukazana we, ariko byarabaye. Nahuye n'ababyeyi ba Iriza b'injiji, hanyuma nanjye nyine bituma mbinjiji, bituma numva ko byose bishoboka kubera yuko nari kubakoresha. Gusa ariko mu by'ukuri abagore ni abagome pe. Wa mukobwa watumye memukira Mama Sano nawe amaze kumamagara ambwira yuko afite video zanjye ndimo ndakubita umugore nanamutoteza, ngo ninamuha amafaranga araziha Sano. Papa Juliet ati video se kandi zavuye he? Papa Sano ati nyine mu by'ukuri najyaga mubwira ngo nazimfatire nyine akazifata, sinari nzi yuko yazibitse. Natunguwe no kumva nyine abivuga ngo aracyazifite nyuma y'imyaka yose, none arimo kunyaka amafaranga. Niba ufite amafaranga byibura nk'ibihumbi 200 buyampaye. Papa Juliet ati ngo iki? Giye nguha amafaranga kugira ngo uhishe ibyo bikorwa byawe bibi? N'icumbi naryo nguha, kuko Sana agomba kumenya aho uri. Ngiye sinkikira amafuti mu by'ukuri, gusa ikiza nuko wagenda ugahanwa, kuko no kwisha byonyine byongera igihano. Papa Sana ati byibuza se wancumbikiye umunsi umwe gusa? Papa Juliet ati oya, njye ntabwo nacumbikira umunyabyaha, ahubwo nutinda kuva hano ndahamagara Sana. Papa Sana ati reka nze ngende, gusa nyine wari ukoze no kuntega amatwi, ubwo nyine reka ntigire mu kabari. Papa Sana ubwo yahise agenda. Ubwo umugabo akimara kugenda, Papa Juliet afata telefone maze akahita ahamagara. ubushuti budafite uburyarya, wankunze nkaho ntayandi mahitamo ufite, ubu noneho namenye ko ntako bisa kugira inshuti magara, ntiwakwiyumvisha uko mbani. Ubwo tugarutse kuri Sana ari kuri telefone, ayivaho maze ugahita asohoka. Akigera ku muryango ahita akubitana na Mama Iriza. Ubwo Sana ubona ko atunguye cyane ahita amubaza ati urakora iki ahangaha se? Mama Iriza ati nashakaga ko tuvugana. Sana ati ndimo kwihuta nagiye mfite, ntabwo byakunda ko tuvugana, ubwo ahubwo uzaza mfite umwanya. Mama Iriza ati birihutirwa cyane. Sana ati rwose njye ntacyo bimbwiye, nta mwanya mfite. Mama Iriza ati ubwo wambabariye kuko ukama iminota mike. Sana ati ese utekereza yuko hari umunota nakubonera nyuma y'ibyo wakoze ukantwarira umugore umugemuriye papa? Kuba wari wumvise ukuri kwa nyako byari bisobanuye ko ubigenza kuriya maze ugatuma n'umutwe uza amajoro yose naraye nicaye nabuze umugore wanjye kandi uza ahantu ari, no kuba ndi kuvugana nawe mu by'ukuri ni igihe cyanjye ndi guta, ndetse kandi umugore wanjye aramutse amenye yuko twavuganye yarakara cyane. Mama Iriza atari ko ibyo nshaka kuba nakubwira ni ibyerekeranye nawe. Sano atokereka nizere ko basari amahoro. Bahise binjira maze baricara. Sana ati mbwira vuba vuba ariko mfite akazi ko gukora. Mama Iriza ugahita amubwira ati ejo tuzava mu Rwanda tujye mu Burundi. Ntabwo ari uko mu by'ukuri ari byo twashakaga, ahubwo ni uko ariko bigomba kugenda. Ibyo nkubwira ntubitindeho kubera ko nyine byarabaye, kandi mu by'ukuri ntiwumve yuko ndi umubyeyi mubi kubera yuko nkunda umukobwa wanjye Iriza, ariko nyine se hari ukuntu yagiye atuma nyine imitekerereze yanjye igenda ihinduka umunsi ku munsi. Ubundi mu by'ukuri simba naremeye ko papa wazi iwacu ku nshuro ya mbere ngo aje gutwara Iriza nyine ngo amugire umugore, ariko nanone nyine byagombaga kuba kugira ngo ahure n'umugabo mwiza nkawe. Biragoye mu by'ukuri kubona umuntu wirengagiza amafaranga, ariko mu by'ukuri amafaranga menshi nta nubwo ari meza kubera ko ahindura umuntu, kandi ugasanga nta n'ikintu akumariye. Hari umunsi umwe ndi kumwe n'umugabo wanjye mu rugo, twagiye kubona tubona umugore araje yirukanka ateruye umwana umeze nabi yenda gupfa. Uwo mwana kandi yari Iriza, naho uwo mugore wari ufite ako kana yari nyina. Ubwo uyu mugore yabwiye Sano inkuru yose uko byagenze n'iby'amafaranga arabivuga, maze asoza avuga ati ibyo ngubwiye byose ntabwo ariko Iriza abizi, ariko nyine nifuje kubikubwira mbere yuko ngenda kugira ngo nyine uzamushakire umuryango we.
Sano ati sinabyizera pe, ntabwo nakwizera ko mwahemutse mukaba mugiye kugenda mudasabye imbabazi Iriza. Gukunda amafaranga kwanyu kwatumye mwimuka kugira ngo nyina naza kubashaka ababuri. Ubu mama wa Iriza yarashakishije araheba, abaho afite agahinda, mwebwe muri aho ngo mumeze neza, mwirira amafaranga miliyoni 25 yabasigiye, ndetse munabifatanya no kurera umwana we nabi mumutoteza, mumubwira amagambo atari meza. Ibyo mwakoze subwo muzi ingaruka byagize. Iriza avuga ko adakeneye kuzigira abona ababyeyi be kubera ko azi ko bamutaye bagaruka kumushaka. None urimo kuma akazi ko kuzaba ari njye ubimubwira, mwaho mwebwe mwabikoze ngo munamusaba imbabazi. Mama Iriza ati ariko izo miliyoni mu by'ukuri naho twazikura. Sano ati izo miliyoni se ninde urimo kuzibasaba? Mama Iriza ati nyine nyina yahita zitwaka. Sano ati hanyuma se ubundi nyina arahari? Kutari wabimbwiye neza, nyina abahehe? Mama Iriza ati ntago nzi ahantu aba, nta nubwo nzi ahantu wamukura, ndetse nuko wamubona gusa nyine mu minsi yashize yigeze kuduhamagara nyine biradutungura, hanyuma nyine tumubeshye yuko umwana we yapfuye kubera ko twari turi gutinya yuko nyine twaka amafaranga ye. Gusa ariko mu by'ukuri ntumbwire ngo nguhe nimero yaduhamagayeho kubera ko twajugunye simukadi n'izo nimero nyine zihita zigenderaho. Sano ati mbega ababyeyi beza, n'ubwa mbere numvise rwose ibintu ngiye nka buri kintu ndenzaho pe. Umwana ameze neza, hanyuma nyina nawe ameze neza, ashaka no guhura n'umwana we, ariko murabeshya ngo yarapfuye. Ubwo si yo mumubwiza ukuri ari kubagira gute? Iyo mumubwira ko mwahemutse mukemera amakosa ariko mukamuhuza n'umwana we, ninde waba yarabonye se ubwo umwana yabuze akajya kubaza iby'amafaranga kuko amaze imyaka ingana gutyo? Njye rwose sinumva ikibazo ababyeyi b'iki gihe mufite pe. Ubu se nzamukura hehe? Nanamubonye se ubwo izi imbaraga byansaba kugira ngo mbyumvishiriza. Gusa muri abantu babi cyane pe, nta kindi utambwiye se byibura ngo uva aha ngaho ugende. Mama Iriza ati ntacyo, keretse niba ari ukukubwira yuko twamuhinduriye amazina. Nyagasani Sano ati mwahinduye amazina gute se kandi? Mama Iriza ati nyine Iriza yahoze yitwa Utuje Vanessa, nyuma tuza kumwita tuza kumwita Iriza Marie Grace. Sano ati ibintu mwakoze mwa bantu mwe, nta nubwo rwose mukwiye kubabarirwa pe. Muzagenda ryari se? Mama Iriza ati tuzagenda ejo. Sano ati nibirenze ejo mutaragenda nzatuma mwishyura ibyo mwakoze. Guhera ejo sinzagire rwose nongera kubona, va hano ugende. Mama Iriza ugahita akora mu isakoshi maze akuramo ifoto aramuhereza, abwira Sano ati iyo foto uri kureba yari iri kumwe n'amafaranga. Uwo nguwo ni Iriza akiri akana gatoya, hanyuma kandi uwo nguwo ni nyina. Mama Iriza ugahita agenda. Sano yafashe ya foto maze arayireba, akomeza kwitegereza uwo mugore uri ku ifoto, arangije ati uyu mugore ra ugira inshuti magara, wakwiyumvisha ukumva niyumva niyo turi kumwe, uranezeza. Tugarutse kuri Papa Sano ari mu modoka ubona yuko yasinze, yarajya aparika ku gipangu kwa Mama Sano. Papa Sano ava mu modoka arimo gukomanga cyane. Mama Sano arakingura ariko ubona ko atunguwe, ati ni wowe? Papa Sano ati ni njyewe nyine. Ubwo ahita amwituraho akamubwira ati njye nta hantu mfite ho kurara, ariko ndabizi n'ubundi ntiwatuma ndara hanze kandi ufite inzu nini. Mama Sano ubwo aramufata aramubwira ati nkunda yuko nta soni ugira pe, ubu uzi iyo ujya none uje iwanjye wanasinze. Papa Sano ati uragira ngo se njye hehe handi? Niwe wahoze uri umugore wanjye, niwe twabyaranye, ugomba gufata neza umugabo nyine mwabyaranye. Kuba nanyweye si ikibazo kubera ko sinasinze. Iyo mba nasinze simba nitwaye ngo nyine ngira anga amahoro, ahubwo njyana kuryama. Mama Sano ati ariko urabizi ko ibyo bidashoboka, sinshobora gutuma winjira mu nzu yanjye kandi n'abana baramutse bakubonye bandakarira. Papa Sano ati hanyuma se urumva bashimishwa no kumbona ndaye hanze? Umukobwa wanjye Linka ntabwo anyanga ku buryo rwose yabyishimira. Njyana ndyame ariko ndimo ndagusaba da, sindi kugutegeka. Mama Sano ati byakubaho se kugira icyo nsaba? Papa Sano ati cyane rwose ahubwo byabayeho, we n'umuhungu wawe Sano ni ibingibi mwashakaga.
koko mugende muhagarikishe konti zanjye zose za banki ngo nakuraho amafaranga? Si uko se nyine mwashakaga kumbona ameze? Nta kindi kintu nsigaranye mu by'ukuri, n'amafaranga ya nyuma mvuye kuyanywera. Ngani mwishime rwose, mwangiza imbwa. Mama Sano ati wisakuza aho ngaho abana batakumva ugasanga bibaye bibi. Papa Sano ati nta kibazo bareke banyumve, nushaka guhamagara Isano rwose nawe aza njyane kumfungisha, n'ubundi ntacyo mfite rwose cyo guhomba. Mwese se ubundi ntabwo nababuze? Ubu se ntabwo ari kumwe n'umugore we nari narakunze? Sinari ngiye kumujyana mu Bufaransa akamunyaka? Ibyo ngibyo birahagije. Niba hari n'ikindi kintu mushaka kunkorera nta kibazo rwose nimugikore, n'ubundi ntacyo nsigaranye, ariko banza unyiheraho niryamira. Mama Sano atari ko se wa mugabo we, uretse kundushya uraryama hehe? Nk'ubu koko bayanise baramutse bakubonye byagenda uti? Papa Sano ati ntabwo bagomba kumbona, niba ujya gucya nyine umbyutse nigendere, ngirira impuhwe rwose bwa rimwe pe. Mama Sano atokereka tugende. Yaramusindagije maze amwinjiza mu nzu bucece, maze aramubwira ati rega abantu, nitwe twizanira urupfu, nawe ndakujyana he koko? Papa Sano ati rega humura nta kibi ndagukorera. Ubwo umugore ati ndabizi ngaho ceceka. Ubwo aragenda akamwinjiza mu cyumba, amushyira ku buriri maze amukuramo inkweto aramworosa, aramubwira ati ngaho uryama ariko mu gitondo kare kare ubyuka ugenda. Papa Sano ati kino cyumba ni icyawe? Mama Sano ati uragira ngo se bigende gute? Papa Sano ati nyine ko ngiye kuharara, wowe urarara hehe? Mama Sano ati ibyo ngibyo byihoreye ntabwo ari ngombwa. Papa Sano ati hanyuma se ubundi ko mbona utandakariye, ubundi ntabwo wakabaye wemera rwose ko ninjira mu nzu yawe? Mama Sano ati uwo si njyewe, uko warunzi kera n'ubu ngubu niko nkiri. Ibyo wankoreye ntabwo rwose byatuma ngira umutima mubi, nta nubwo naha agaciro rwose ibyo umaze iminsi ukora, kandi mbona ko ukeneye ubufasha. Ntabwo uyu nguyu ari umwanya wo kuvuga kandi ibyo wakoze byamuruhuke. Papa Sano ati disi, uracyari wa wundi nahuye nawe rwose ku munsi wa mbere nkubona. Umutima rwose wawe mwiza wagiraga n'ubu ngubu uracyawugira, ntabwo wigeze uhinduka, ahubwo rwose ibikorwa byanjye bibi nibyo byari bigiye kukugira umuntu mubi. Ubu ngubu nibwo ndimo ndifuza ngo iyo mba narabaye rwose umugabo mwiza sinkore biriya byose nakoze. Mama Sano ati rega ntutekereze ko ndi bwumva ayo magambo yawe uri kwivugishwa kubera ko ni inzoga. Ndakuzi neza ubugome bwawe, kandi umutima mwiza ngenda ufite nta nawe uteze kujya, ariko kandi ntugire ngo nibagiwe wa nyawe nuko nabyirengagije. Papa Sano ati uwuzi ntabwo ari we ngewe rwose pe, ahubwo n'uw'isi yaminduye we, kubera ko sinigeze nifuza kumera gutyo. Nta nubwo kera mpura nawe natekerezaga yuko nzagukorera rwose ibyo nagukoreye. Gusa abakobwa ni abagome, sinzi ibyampaye maze mpinduka nk'igicucu. Ndifuza kuba nasubiza ibihe inyuma nkaba umugabo nyamugabo, umugabo uzira nk'ibyo nakoze. Mama Sano ati rega ibyo ngibyo urimo kubivugishwa nuko nyine ubona byakurangiriyeho. Abantu benshi burya bicuza iyo bari guhura n'ingaruka z'ibyo bakoze. Iyo uza kuba uri mu Bufaransa nk'uko nyine wabishakaga, ntabwo uba urimo kwicuza. Papa Sano ati yego nyine niyo mpamvu Imana yashyizeho ingaruka z'ubuhemu kugira ngo nyine umuntu yifuze yuko yakabaye nyine yaritwaye neza. Gusa ariko umenye ko kandi hari n'umuntu ugira umutima wo kuticuza. Rero kwicuza si ingaruka zangezeho gusa, ahubwo ndabizi rwose ko nakosheje. Mama Sano ati ariko se ubundi kuki wankoreye biriya bintu byose? Kubera iki wanciye inyuma ku mukobwa nk'uriya ukirengagiza ko mbyihanganira mukageza ubwo muzajya mufatanya kunkubita? Nanahitamo kwiberaho njyenyine ukanegeka kwishyiraho ibyaha nakoze. Ndabizi ko utifuzaga nyine kwiteranya n'abana, ariko se kuki wahisemo kuncisha mu by'ukuri mu bintu nka biriya byose? Papa Sano ati mu by'ukuri uriya mukobwa yaramfatiranye, ubanza yaranandogesheje nyine mu by'ukuri numva kubana nawe ndabyanze, akaba ariwe gusa numva nshaka kureba. Ibyo nakoraga byose ngukubita si uko nabaga mbyishimiye mu by'ukuri, ahubwo iyo ntabikoraga mu by'ukuri wa mukobwa yarantukaga cyane ngo nta mugabo ndimo, ngo kandi sinkira rwose umugore ku murongo, akambwira ngo njye ngukubita. Sinigeze mu by'ukuri ntekereza gushaka undi mugore, kuko nta wundi nashakaga nyine kubabaza. Gusa ariko mbonye Iriza nibwo nabitekerejeho rwose, numva we
ntazamubabaza, ariko mu by'ukuri birangira abanye na Sano. Ukuri kumaze kumenyekana rero nibwo ntazi aho umutima w'inyamaswa wanjye wongeye kuva, cyagenza nk'utera ubwoba nyine kugira ngo mutazamfungisha. Ndangije kandi menya ko Sano na Iriza nabo batubeshye, njya kumureba iwabo kugira ngo bamume maze mutware. Ndabizi ko ibyo byose nakoze nta bumuntu mu by'ukuri burimo, niyo mpamvu rwose ubu ngubu usa nk'umuntu urimo kubyishyura. Mama Sano ati ntabwo urabyishyura, ahubwo ugomba no gufungwa. Papa Sano ati nta kibazo pe, ariko se uzumva wishimye? Mama Sano ati yego. Papa Sano ati utambeshye uzumva wishimye? Mama Sano ati cyane rwose, warampimukiye wa mugabo, unababaza umukazana wanjye. Papa Sano ati mu by'ukuri umbabarire ku bwa buri kimwe cyose, nta kibazo muzamfungishe, ariko basi umbabarire kuko ibyo nakoze. Yanisuga barimo kuza ahamagara mama we ati mama. Ubwo Mama Sano ahita abwira Papa Sano ati ceceka aho ngaho ntunyeganyege, ndumva hari umuntu urimo kuza. Mama Sano ubwo arasohoka maze ahita afunga, aramubaza ati bite se kutaryama? Yanise ati nari ndyamye. Yanise ati nari ndyamye, ahubwo se umuntu wagiye gufungurira ninde? Mama Sano ati nawe ni umuntu nyine witambukiraga gutyo gusa, subira kuryama nanjye reka ndyame. Yanise ubwo aragenda, Mama Sano nawe arongera yinjira mu cyumba. Ubwo ahita avuga ati kukuzana hano rwose mu by'ukuri ni ibibazo niteje pe, nk'ubu ngubu kuko byari kugenda gute iyo Yanise amenya yuko uri hano? Yahita abibwira Sano maze akarakara kubera ko ntigeze mubwira. Mama Sano ubwo yararebye maze abona umugabo yasinziriye, aramworosa neza maze aguma yicaye aho ngaho. agamije kungusha, hari nk'abaza bagenzwa no kuvuga gusa. Wowe ntugira ishyari ry'ibyo maze kugeraho, wowe ndanagushimira byimazeyo, mvuga ibyiza unyeretse, ubushuti budafite uburyarya. Hagati ubwo tugarutse kuri Sano, aba yicaye iwe muri salo ari kureba ya foto mama Iriza yamuhaye. Ako kanya Mika akaba araje, aramubaza ati bite se kutajya kuryama? Sano ati Mika, numvise inkuru rwose ngewe irandenga pe. Burya mama wa Iriza yaje kundeba nyine ambwira ibintu byinshi byuko nyine babonye Iriza, ndetse kandi anampa no foto ngo kano kana ni Iriza, ngo hanyuma uwo mudamu ngo ni mama we. Yavuze ngo tuzamushake. Nta nubwo mu by'ukuri nyine nzi yuko bamuhinduriye n'amazina. Ubu ngubu mu by'ukuri ndibaza ahantu nzahera ambwira rwose Iriza, nkanibaza aho nzakura nyina kubera yuko ngo arahari. Mika ati ndumva rwose bwa rimwe uriya mugore yakoze ikintu kizima pe. Ndabizi Iriza nagashaka nyine kumenya iby'umuryango we, ariko ugomba kubashaka ukabahuza. Mika ati mu by'ukuri rwose byansabye imbaraga nyinshi kugira ngo numvishe uriya mugore ko agomba kuza kukubwira buri kimwe. Numvishe uriya mugore kugira ngo aze kukubwira buri kimwe. Sano ati se kumbi niwe wabimubwiye kugira ngo aza ndebe abimbwire? Mika ati yego, numvaga nyine inkuru tuzi idasobanutse, kandi nyine nkumva nawe tuzongera guhurira nabo kubera ko bagiye kugenda. Sano ati nukuri Mika, watekereje neza, ariko ntabwo bizanyorohera pe. Umuntu aba akivuga nyine ibyo bintu Iriza agahita nyine arakara. Mika atugomba gushaka mama we maze ukabahuza, ndetse kandi ukabikora ntacyo witayeho kubera yuko nyine nawe yaguhuje na mama wawe atitaye ngo ntiwamukundaga. Nawe rero ugomba kubikora. Sano ati mu by'ukuri mfite ubwoba ko azahita ndakarira. Mika ati bizaba rwose by'akanya gato, azarakara ariko bizashira, ahubwo genda ujye kuryama ubu ngubu baragutegereje. Mika ahita agenda. Sano ubwo yagumye yicaye aho ngaho. Hashize akanya Iriza araza maze ati sheri uri hehe? Sano ati ndi hano, we wanegereje se urambura? Iriza ati watinze, nari ntangiye nyine no gusinzira. Wicaye hehe se? Sano ati ngwino. Yaramufashe maze baricarana, aramubaza ati se ubundi kuki wandindiriye iyo wiryamira? Iriza ati ntabwo nari kuryama nsize umugabo wanjye. Ese ubundi hari ikihe kibazo? Sano ati ni ibintu by'akazi nyine natekerezaga, ariko nta kibazo rwose twajya kuryama. Iriza ati nta bitotsi rwose ngiye mfite, reka tube tugumye ahangaha. Sano atoke nta kibazo.
wa muntu se byagenze gute? Wumvise ukuntu arimo kugufasha hari ikintu bizahindura kuri wowe? Iriza ati nta kibazo cye pe, ni umuntu mwiza anaganira neza, nyine ntacyo bitwaye azamfasha, gusa nyine nanzi yuko namubwiye ubuzima bwanjye maze agahita atangira nyine ibintu byo kuvuga ngo singatekereze ko ababyeyi nyine banjye banyanze, ngo ningira amahirwe yo kumenya ahantu nzabakura nzabatega amatwi, kandi rwose ngiye ibyo bintu sinshaka kubyumva pe. Sano ati ntugire ikibazo, nzamubwira ntazongere kubikubwira. Iriza ati hanyuma se w'akazi kagenze gute? Sano aturebye nta ribi, bari bambwiye ko hari ahantu babonye papa, ngiye kubikurikirana nyine akazi kambana kenshi sinaba nkibikoze. Iriza ati ariko ndumva utameze neza. Sano ati gute se? Gute nabura kumera neza kandi ndi kumwe nawe? Meze neza rwose ndetse cyane, ahubwo tugiye kuryama, reka nguterure utigendesha gakeya. Bakiraho bumva ku gipangu hari umuntu urimo gukomanga. Sano ati se kandi wowe ninde urarukomangira abantu izi saha? Sheri reka njye kumureba. Iriza ati turajyana kandi unteruye. Sano ati ntacyo bitwaye. Ubwo yarasohotse amuteruye. Iriza kandi ubwo aramubaza ati hanyuma se urimo kuvunika? Sano ati ibiro byawe se ubwo urumva byamvuna wowe? Ntugire ikibazo rwose ntabwo ndi kuvunika. Baragiye maze ubwo bageze ku gipangu, Sano arafungura, atungurwa no kubona mama wa Vanilla, maze ubwo aramubaza ati niki ko muje hano se zino saha? Ni amahoro? Nyagasani mama Vanilla ahita amwereka ifoto imeze neza nk'imwe mama Iriza yamuhaye. Sano agikubita amaso iyo foto isa neza nk'ayindi mama Iriza yamuhaye, ahita noneho maze kumenya ko ntako biza kugira inshuti magara. Nyagasani mama Vanilla se yaba avumbuye ko Iriza ari umukobwa we? Biragenda gute mu bice bikurikira? Reka duhure muri comment maze mumbwire ukuntu muri kubyumva. Kuri mikoro nk'ibisanzwe kandi buri kumwe nanjye Alpha Sam. Hagati wari kureka manze nkubaze ni none se wari uzi kubishatse wajya gukora akazi mu mahanga, urugero nko muri Canada, Dubai, Qatar ndetse na Poland? Wari ubizi se ko wakwiga mu bihugu bitandukanye nk'Ubwongereza, Cyprus ndetse n'ibindi byo mu Burayi? Noneho nko muri Canada ho hari inama izaba tariki ya 29 na 30 z'ukwezi kwa 9. Kano kanya ubu tuvugana ushobora kwita wapurayinga kuyijyamo unyuze kuri website yabo yitwa studyworkabroad.net, cyangwa se ukahita bavugisha kano kanya kuri nimero yabo 0788 21 26 11. Bahita bagufasha kubona ibyangombwa byo kwita uyitabira iyo nama, hanyuma wagerayo ugahita unatangira gahunda zawe z'akazi no gushaka ibyangombwa byo kuba wahita utura no muri Canada. Ibi ngibi byose kandi kubikora biroroshye cyane, kubera ko kampani yitwa Study and Work Abroad Expert Limited yaje ari igisubizo ku banyarwanda, kubera ko serivisi nyinshi bagira wishyura nyuma yo kubona visa, bakahita bagufasha kandi kubona ibyangombwa no kwiga muri Canada na Amerika ku nguzanyo, ndetse kandi iyi nguzanyo iboneka no mu bihugu rwose bimwe by'i Burayi. We bavugisha kuri nimero yabo 0788 21 26 11, cyangwa se nimero yo ku cyicaro gikuru mu Bwongereza agateranyo 44 74 26 42 20 92.